Gensora atajya atandukana ngo naho kama. Wabonye ibyababayeho muri ya show ya Trace Awards. Umuntu bita Davido yabayobeye hazikara abana ba Diamond na Zari. Well guys, where is your mom? Where is Zari? Zari is not our mom. Who is your mom? Mukansanga. Nibyo nabwiraga abantu biragoye kugira ngo uzumve umwana wize kuri biriya bigo bya Green News Riviera yirahira wo gacwa we. Iryo jambo ntago waryumvayo. Ngo yagiye nk'abagesera dekareka. Umuntu bita Medi mu byukuri byavuzwe ko yakubiswe urushyi n'umugore we. Ariko mu byukuri ngo hari abahanzi benshi bagiye batandukanye, hari Safi, hari TMC, hari nande. Ariko mu byukuri Safi twagira ngo tubaze tumenye ubundi kugira ngo bagiye kumukubita urushyi byatangiye bite. Byatangiye ari imikino sinari nzi ko bizabuku. Akuriya mugore yaranamenyera ngo sinubwa mbere yaramukubise urushyi, ndabeshya rata de Ben, si bwari ubwa mbere, subwa kabiri, subwa gatatu. Ko numva izo nshuro zirengara makanyaga rata yari inshuro yakangaye. Ubu nugira gatatu. Uyu mugore kwamenyira inshuro 3 zose kweri. Ubu none se Medi amaherezo nayahe? Arahongera nkumva na yindi nambwe sigaranyi mbere. Ariko se King James mu byukuri reka tuvugisha ukuri, niki cyatumye ubundi umuntu bita umugore wa Medi akubita Medi urushyi? Urukundo rwarashize inshuti zabaye nke, nawe mubana kabiri ntacyo gukuraho. Ko bavuga kuri ya mugore afite amafaranga ra Medi umugore wawe nta mafaranga afite? Afite amafaranga. Uwo muntu barakwiza akavuga uyu muntu ntago yaza guperforminga mu bukwe bwanjye, reka bya mwana uvuga biriya bintu nje ntago yaza. Ntago rero uwo muntu yaza ngo bikubwe niya umuhuye ashobora kukubwira ndagufana cyane, cyangwa se wa mugani wa Bruce Melody akabigereka ku bana be. Abana banje barakwemera kandi nawe arakwemera. So no kuvuga ngo pobo Yakobo ifite amateka. Zarebe iyo umubu kuriye hano ushobora kukubita yebanuka wica, ariko umubu wakuriye kuri Yakobo wirukana wiginga genda, ariko genda akubita uraba. Raya Rick Ross, Riderman nyine Raya ifite ikintu mwibutse. Ndavuga ariko se wamuganira niba yibutsa Riderman ibyo Marina mawe yabe mwibutse cyo kuyeho Maraya na Mayibobo. Ma inyuguti ya inyuguti garagara kabiri mu ba ma ya Marina Maraya ni iki nkahita mbiva yebana bera muri akaza cyane. Nje ariko ndumunini nje ubwanye ndabizi ko ndi best kabisa. Nje impamvu nivuga ko ndu Wambere nushaka utere commentaire mbi I don't care. Nje ndabizi ko ninjye Wambere. We nushaka ukora uwawe Wambere, ariko nje ndabizi ko ari nje Wambere. Impamvu nivuga ko ari nje Wambere, ninjye muntu ushobora kwiadapta hana ariho hose. Yitwayemo neza. Hello and welcome to Rwanda Hot Squad. Imbere yanyu muri kubona Umunyarwenya Joshua. Yaman Karimpitawa Emuyaso aka Babyface. Nuko umuriro warugiye mu kanya nari nyikomeza story. Tikoye mu cyongereza se. Kubona musaza washaka. Nakubwiraga abanyarwenya bavuga brag mu cyongereza. Naga ariko bose baba basekeje. Nago biba bisekeje rimwe na rimwe. Akenshi hari abantu baza muri show batazi ururimi. None kubera ko wicaranye n'umuntu uzi ururimi ukabona araseka buri kanya, wowe utangira kwikeka. Ese uyu muntu twegeranye uri guseka buri kanya njaranyekane. Nanga abantu bari kubona ntaseka. Baratekereza ko ururimi ndwumva neza cyangwa icyo gihe utangira kwisekesha. Ukaza nyine umunyarwenya akagira ngo yasekeje cyane, kumbe uri muragendera mu kigare cy'abandi. None ahantu bimenyera ko uri n'igicucu cyane wowe uri guseka. Iyo umaze guseka uhita unimyoza. N'ubu hari abari kutureba bimyoje. Batumva ikinyarwanda se, batumva icyongereza. Gusa bibaha kenshi. So bimeze bitera ija? Bimeze neza kabisa. Twishimiye kuba turi kumwe nawe. Yabana nanjye nishimiye kuba ndi kuri ino channel n'ubwa mbere. Happy New Year and Merry Christmas. Happy New Year to our followers. Ngo bigomba kujyana ibyo bintu. Bivuze Merry Christmas wongeraho Happy New Year.
ngo Kenisona ni Kenisora arya Kenisona Kenisora atajya atandukana ngo naho kama ariko mu bukwe ntago twamubonye kama yarari ariko buriya yarari munsi buriya barasumba Kenisona ni muremure cyane kuri Okama cyane umwe yambara undi oya bose ni bagufi bose mbabona bareshya wabonye ibyababayeho muri ya show ya Trace Awards umuntu bita Davido yabayobeye hazikara abana ba Diamond na Zari. Well guys, where is your mom? Where is Zari? Zari is not our mom. Who is your mom? Mukansanga. So meze fresh umwaka nyina utangiye neza urebye nta kibazo pe. Se Joshua muri kariyeri y'ubukomedie umazemo igihe kinini. Ubona abantu baguha credit ukwiriye cyangwa kuri njyewe so far so good gusa ariko icyo navuga nago bayima nkuko bikwiriye. Reason why nago umusaruro umuntu awubona nkuko yari awiteze kuko mbere umuntu akibijyamo yumvaga ko byibuza ashobora kuba mu myaka 5 iri imbere ashobora kuba ari kuri level runaka ashobora kuba wenda afite imodoka listing eshatu hinduranya nk'umusitari ashobora kuba wenda yubatse inzu iki niki yarashatse umugore bitewe n'amikoro wenda ufite yaravuye kuri level runaka yarageze ku yindi urumva nari no mu Rwanda rimwe na rimwe ukumva narabukinzwe ndi hanze iyo ngiyo za Kenya uri gukora na Afrika n'aba Mondi n'aba Kevin n'ubu ndimo ndararwanira za Musanze ona Gisenyi ngo nanjye nahinduye ngo ibyicaro nagiye kurya inote so ntago mu by'ukuri ibyo umuntu yitegaga kera mbere yuko ajya muri bino bintu umuntu ari kubibona nkuko bikwiriye gusa ku rundi ruhande nge navuga ko iyo naza kugira RBA ntakabaye indi down cyane bikabije ariko na RBA mari kubera comedy so niyo mpamvu ngewe nshima aho ndubu ngubu kuko ari abanyarwenya bari muri no game ariko wenda batari bagera aho nanjye ngeze niho mvuga ko ashobora kuba harimo itandukaniro runaka so nakuvuga ngo hari ka achievement nabonye byibuza mvuga ngo at least mfite icyo nsarura buri kwezi kandi kinyinjiriza gishobora gutunga n'umuryango in case nashatse kugira ese dukomoje ku muryango ufite umuryango papa na mama barahari rwose cyane wawe se wanjye sinaye nawurema harabura iki se harabura imyaka kwigejeje na mahitamo mfite ndacyari nka King James twacyashakisha twese ariko uko biri ni kwiha nk'uyu mwaka tu yibuza mbone ko hari ikintu kigomba kuba cyarageze mu rugo. Joshua ugitangira kariyeri yawe y'ubukomedie wajya kugaruka kuri jokes za English cyane kandi icyo gihe hari za 2014 15 abantu benshi wenda batabitabira comedy harimo abatazi icyongereza harimo abazi France nyinshi nkeka ko ubungubu abantu bazi English bazamutse ku rwego runaka noneho aho abantu bazamukiye English zamutse wenda abantu benshi bari kuyikoresha uhita ugaruka kuri blague z'ikinyarwanda gusa kubera iki usigaye gukora blague z'ikinyarwanda gusa nkeka ko haje kuza ama performance agiye atandukanye izo blague ahantu twakundaga kuzikorera twavugaga ko ari nko muri Seka Live kuko niyo show wumvaga ishobora kuba iri big cyane hazamo abantu nyine babasirimu kwaje iri na international kuntu hazamo aho Mondi show wasanga harimo abana bize za man from Mbokolo usanga abana bize za Green Hills Riviera New Vision usanga harimo abana ngabo runaka sinzi niba ari twe bazaga kureba ariko waravugaga ukavuga hano harazamo abantu babakire byanga byakunda ndamutse nshyize mu Kongereza ni hazabura runaka umuryango w'abakire uzanumira avuga reka nka mixem ariko nyuma yaho ngaho ugasanga ari show zije zo mu tubari agasana urazana icyongereza mu kabari nduri bucyumve abantu banasinze ukavuga se yego ni imibereho ariko hano ibyongereza byaye bishobora kudahura n'aba bantu baranga nkanagerageza no kugira ngo mbishyiremo ariko kumva abantu ntago bari guseka
nkavuga musa reka nze nkumanukire ikinyarwanda cyanyacyo bikaba ngombwa ko boro nzi kubita mu kinyarwanda nyine uretse ko kitabaga ari nk'icyongereza kiri full kuko njye nasaga nkaho nkora ama comparison nyine gukora mu bakire no mu bakene mu bakire nkactinga nk'umukire kuko harimo akantu k'akongereza uburyo bakavangavangamo mu bakene ni ikinyarwanda kiri aho ngaho cyadanje kirimo n'imigani n'imigenuro buri nibyo najyaga mbabwira ntago buriya hari ahantu ugera kumva umwana aravangavangamo uturimi kumva ko uyu mwana byanga byakunda hari ikigo runaka ashobora kuba yigaho n'undi uzana iyo migani iki urabizi ngira ngo wewe wize Kagarama ana aragutukaga akagushyira mu ndirimbo agakora indirimbo irimo igitutsi Jackson abo ngabo mwana akagutuka neza ukavuga n'uwibyaro segonderi irigisha ibigo twagiye twese nibwo bwamenye numvishije abana bayigaga ipusi twiganaga inturo baze green news wabwira umwana ngo inturo urayizi ijya he duro nawe wayisanga ni ukuvuga ngo hariya haba hari imvugo nibyo nabwiraga abantu biragoye kugira ngo uzumve umwana wize kuri biriya bigo bya green news Riviera yirahira wowe gacwa we iryo jambo ntabwo waryumvayo ngo yagiye nk'abagesera reka ntabwo biba ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero iyo bigize ugakora comparison ukakitinga nk'abakire ukakitinga nk'abakene ukavuga mu ndimi zibugenewe zabyo abantu barushaho kwishima mvuga ko ari nako karusho niko kantu narushagaho abanyarwenya bamwe ko wasangaga ngewe nakitinga muri ubwo buryo nkakitinga no mu bundi nkabivuga mu buryo bagomba kubivuga mu gihe hano ushobora gusanga umunyarwenya byose abivuze mu kinyarwanda muri iki gihe hari gutraining indirimbo z'ibishego mbere wakundaga nawe blague zawe kugaruka ku bishego cyane n'ubu bishego ngenda cyabivuga pe ntabwo navuga ko nabivuga ariko biba bijimije burya igishego nubwo abantu benshi babyanga ariko buriya igishego mu kabari kirakora nibyo abantu baba bakeneye bitandukanye nk'ibyo bintu kuba wabijyana muri Marriott se cyangwa Serena ngo ni uri buperformingire hari n'abantu batari bwumva ibyo bintu uri no kuvuga hari n'abantu uri buvuge ngo Juno Kizinda niba namwumve ngo batazi uwo muhanzi bitewe n'uburyo abantu wenda babo bakunda kumva ibyo hanze kurusha iby'inama babamo ariko mu kabari igishego cyo kirakora gusa ariko kiba kijimije ku buryo umwana uri mu myaka munsi ya 16 ashobora kumva ibintu runaka nshaka kumenya ubivuga mu bundi buryo nta bantu se bagiye bagukriticizinga ngo urumva ngo Joshua ngo nawe ngo wakabije n'iki kandi uzi ko biri kugukorera ari byo biri gutuma abo bantu bakwemvita n'iki abo bantu ntago babura ariko ntago babikubwira ahubwo ahantu umenya ko abo bantu bahari ni ushobora kumara amezi 5 n'ahantu namwe performing uwo muntu barakwiza akavuga uyu muntu ntago yaza guperforminga mu bukwe bwanjye reka bya mwana uvuga biriya bintu nje ntago yaza ntago rero uwo muntu yaza ngo abikubwire niya umuhuye ashobora kukubwira ndagufana cyane cyangwa se wamugani wa Bruce Melody akabigereka ku bana be abana banje barakwemera kandi nawe arakwemera so no kuvuga ngo ibyo bintu kugira ngo ubimenye ko abantu batabikunda ni igihe umaze udaperforming ubona nta muntu ugutumira ariko ngiye kubwa amahirwe bajya bantumira izo za ekipa nuza mu makwe ninjye munyarwenya wibona mu makwe pe performingamo nta wundi nari nabona kandi iyo ngiyemo hari abarimo abasaza barimo abantu bakuze iki n'uyego n'urubyiruko ariko ikintu cy'igishego ntabwo nyanyizana no kuvuga ngo ucuzinga ziriya best of the best ariko zitari nasi tukona none se abastari ukuntu wajyaga nabo bagarukaho babandimbati uri kuvuga za bonye ziri nasty bahasha none se ubu navuga ndimbati navuga Yakobo umuntu akamenya Yakobo icyo mvuze cyari cyo umuntu mukuru niwe wabimenya nawe ashobora kutabimenya kereka abonye nkoresha sign nyine runaka nkavuga Yakobo ibiri hasi y'amaguru Yakobo yubawe buriya Yakobo ifite amateka zarebe iyo umubu kuriye hano ushobora kuwukubita yebanuka wica ariko umubu wakuriye kuri Yakobo uwirukana wiginga genda ariko genda akubita urababa
niyo mpamvu bajya babagira inama nyamuneka niba uzi ko ugiye muri club ntukakore ikosa ngo amafaranga uyashyire hano ujye uyashyira hano ku mufuka wo hejuru. But the moment ushyize amafaranga hano abavugana na Yakobo uriya wamushimye niba washimye Yakobo ikazamu tunavuga nk'ibyo bintu ntago wapfa kubimenya kereka uri kundira kuri stage kareba sike ndi gukoresha kandi aho mba njimisha kuvuga wa muntu ukuza ashobora ariko uyu mwana ari kuvuga ibiki Yakobo avuga n'ibi saho ngaho usa nkaho ubujimije tu gusa ibishego araho biba bikenewe ari naho biba bidakenewe nicyo kintu navuga. Ese nakubaza nta bantu bajyaga bakwishyiramo abastari wavuze nk'abankosti n'abandi bakakwishyiramo nyine ko baba mentioninze muri iyo sije? Ntago shana reka kuko ibyo nyeka ko byabaye kera nyikiza muri ino game ya comedy. Kera niho wasangaga abantu bashobora kubona icyo kintu bashobora kugifata nabi. Umuntu byigeze kubaho ngira ngo akanabi postinga ni Marina nawe ariko yarakiza none asanga nanjye naraje ariko adasanzwe ndeba. So rero mbona arabipostinze ngo ariko ababana ngo baba bavuga ibintu ngira ngo yari brage ya Riderman wara inyuguti yara inyuguti igaragara kabiri mu barara urumva ko nyine ra imwibutsa bari umunabe basaza be bakuru be baki ngo ra ya Rihanna Romeo se cyangwa Rambo ra ya Rick Ross Riderman nyine ra ifite ikintu imwibutsa. Ndavuga ariko se wamuganira niba yibutsa Riderman ibyo Marina mawe yabimwibutsa icyo kuyeho Maraya na Mayibobo ma inyuguti ya inyuguti igaragara kabiri mu bamama ya Marina Maraya ni iki nkahita mbiva ibana biramurakaza cyane abigiraho nyine abiteraho commentaire biza kurangira gutyo baririgi nawe sinzi ariko we yari challenge nari nabaje nuza ngo ese neri ngabo ko mbona ururungano rwa ririgi ese mu byukuri ko mbona atakiririmba ko mbona asa nk'uwazimye byagenze bite amagambo yarakamye mbona narigi nawe arayipostize nyine asa nk'urakaye cyane. Gusa umuntu nakozeho challenge mu buryo bwa challenge ubwo nakozeho nkumva bisa nkaho bishobora kungeza ahantu habi kuko umuntu bita Medi wafite ngo automatic strike kuri YouTube batazi strike rero iyo ukoresheje igihangano cy'umuntu ari yahita kurangiza akahita kurega kuri YouTube ko akoresheje igihangano cye akakuripotinga ubundi bakahita basenya channel yawe. Niwe muntu nakozeho challenge bavuga ko umugore we yamukubise urushyi ndavuga yebano ibi bintu naramuka bimenya arahita ndangiza. Ubwo iyo challenge yavugaga ite yavugaga ngo subunda ishoborara nsa nkaho nari nimagine mvuga ngo Medi ubwo ngiye kubikora nkuko nkora challenge umuntu bita Medi mu byukuri byavuzwe ko yakubise urushyi n'umugore we ariko mu byukuri ngo hari abahanzi benshi bagiye batandukanye hari Safi hari TMC hari nde nani ariko mu byukuri Safi twagira ngo tubanze tumenye ubundi kugira ngo bajye kumukubita urushyi byatangiye bite. Byatangiye ari imikino sinari nzi ko bizabuku ya mugore yaranamenyera ngo sinubwa mbere yaramukubise urushyi ndabeshya rata de Ben si bwari ubwa mbere subwa kabiri subwa gatatu ko numva izo nshuro zirengara makanyaga rata yari inshuro yakangaye ubu nubugira gatatu uyu mugore kwamenyira inshuro 3 zose kweri ubu none se Medi amaherezo nayahe arahongera nkumva na yindi nambwe sigaranyi mbere ariko se King James mu byukuri teka tuvugisha ukuri niki cyatumye ubundi umuntu bita umugore wa Medi akubita Medi urushyi urukundo rwarashize inshuti zabaye nke nawe mubana kabiri ntacyo gukuraho ko bavuga kuri ya mugore afite amafaranga ra Medi umugore wawe nta mafaranga afite amafaranga ariko aho ngaho bisa nkaho nyine bisa nkaho bincanzemo none se ubundi reka tu TMC ko ari we mu byukuri uba muri Amerika uturanye na Medi wamubwiye agataho kurinda asazira iyo ngiye akubitwa n'umugore wenda zaza namarira mu maso none se arinda za namarira mu maso kweri yatashye niko Medi watashye urakora iki iyo ngiyo
ntacyo nzaba ndi kumwe na Yesu. Nyamara ushatse watawa muhungwe numva ngo n'umugore yarakwirukanye se ubundi usigaye ubahe ubundabungabunga meze nk'uwabuzi. So that's a challenge I did. So yeba naravuze ngo uyu mubire nuvuga ngo hari ibintu nagiye nibagirwa ariko ni byinshi. Avuze umubire yeba naramuka yumvise ino challenge araza kwita ndangiza. Ariko yamenye ko ndi umunyarwenya nta kintu yigeze abikoraho. Nawe ashaka kuyumva nawe ikamushimisha cyane. Nawe ashobora ko very creative. Ese bigutwanga igihe kingana gute ko numva ibyo bintu ari izo ni indirimbo nyinshi kubihuza. Iri best ibaye ari nziza cyane ishobora gutwara nk'amasaha 12. Ubwo ni mu buryo bwo kuyitegura. Ubwo nahereye saa 2 saa 12 bayarangiye. Kuyishutinga byo ntago bitwara umwanya muremure. Kuko nshobora gukoresha nk'iminota 10. Noneho kuyeditinga bigatwara nk'amasaha 4. Ubwo teranya umbwire. Umva nigiye ubwo ni nziza nyine kurushaho. Nyine best of the best. Nicyo gihe urebye iragorana cyane, igorana muri editing kagorana no mu mitegurire. Niyo mpamvu bamwe bagerageje gushishura ariko byaranze. Kuko urabikora ugashobora gukora kamwe ejo akandi kakagutera ubunebwe kabisa. Ubona ko no muri no minsi ariyo wavuga ngo niyo creativity yawe usibye za stand up zisanzwe ukora, niyo creativity yindi wagiye wongeramo noneho kugira ngo ukomeze no ku ma TV uzeho wa mugani uze. Noneho arakarusho ngiye kuzaza numira umuntu akaza agacalenginga mugenzi we. Tuvuga urugero nkaba natumira Kiraman namutegurira script akaza agacalenginga Zaba se cyangwa uriya wundi Mitsutsu cyangwa Nsabi. Nibyo nshaka kuzana. Akaba nk'umutumirwa then agacalenginga mugenzi we. Wow. No kuvuga nshobora kuyitangira nka challenginga then arangiza nkahita muhamagaramo hagati nawe agacalenginga mugenzi we. Okay. Then nyuma nkabihuza. Wow. Ko naka innovation kandi kagiye kuzamo. Ko naka abantu bagomba kwitega this new year kabisa from coming. Uko ibintu birarambira na rega tujye tuvugisha ukuri. Ari igihe nshobora kwikora gutya ureba nk'ubu ngubu imaze almost like 4 months. I mean years. 4 years, yeah. So ubwo rero urumva arumva yaramurambiye arumva akishaka so ugomba kubisamo kugira ngo hari numva akishaka hari ibintu ashaka nabo batazi. Ese kuri stand up I personally nkuratinga nk'umuntu one of the best hano mu Rwanda. Njye ariko n'umunini njye ubwanye ndabizi ko ndi best kabisa. Urabona hari nk'abantu baje imbere yawe wagiye usangamo nk'abarutura nk'abandi bose. Kuki nawe wumva koko kuri uwambere? Ye mpamvu numva ko ndi uwambere. Okay, abadutanzemo na respect turayibahereza kuko nibo badufunguriye inzira, nibo batweretse platform zigiye zitandukanye cyane cyane comedy night. Ariko njyewe impamvu nivuga ko ndi uwambere nushaka utere commentaire mbi I don't care. Njye ndabizi ko ninjye wambere. We nushaka ukora uwawe wambere ariko njye ndabizi ko ari njye wambere. Impamvu nivuga ko ari njye wambere ninjye muntu ushobora kwiadapta ahantu ariho hose. Ninjye muntu ushobora kuba watumira ahantu ariho hose nkahajya. Ndagusobanurira gute? Hari abanyarwenya benshi hano mu Rwanda brage zabo ziri best kuri showbiz. Ku buryo wamutumira mu bukwe, wamutumira he, wamutumira mu basaza, wamutumiriye mu byaro araza kubite showbiz. Araza kubwire King James kandi King James aho ugiye kumuvuga niba muzi nibazi nayo makuru kuko abenshi abanyarwenya tugira akantu ko kuvuga kuri trending news. Ukaba wavuga ikintu yebana kiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, icyo kintu nuba gutumira mu cyaro ngo ugende ahantu bari kurwanya sida. Iyo nkuru uri kuvuga kuri Bruce Melody ntago bayiza abantu bafite smartphone. Uwo munyarwenya rero bizagorana kugira ngo hagurutse bari abantu. Mu gihe ngewe Joshua mfite ibiburage byinshi cyane shobora kuvuga ngo numiwe hano ni igikorwa cyo kurwanya ikiyobyabwenge, nkaba nzi ko hari burage z'ibiyobyabwenge mfite. Izo burage akaba ari zo njyanayo
nkazitera abo bantu, abanyamakuru bakaza bagafilima. Ni naho benshi bagenda bavuga ngo Joshua nsubiramo blague, ariko mu by'ukuri uwo muturage nagiye kubwira iyo nge mu byaro ntabwo iyo blague yizi ko nayivuze, ahubwo kubera wa munyamakuru yaje akamfilima n'iki ahise abishyira kuri YouTube, abantu bahise batera commentaire, Joshua izo blague zawe turazizi. Mu by'ukuri nta kosa ngiye waho ngaho mba mfite kuko ni igihangano cyanjye. Wowe ubucyumvishije tegereza uzumva ibindi bishyashya nakoreye i Kigali aho watumiye handi, azabirebe show za hano muri Kigali inshyashya uhereye no muri izi ziba zabaye za Gen-z. Nta blague wavuga ngo zahise ni inshyashya kuko mba nzi ko ni muri Kigali abantu babaje bari basanzwe baza muri izo show, niyo mpamvu ngomba kuzana new contents. Ko nunumira mu cyaro, nunumira muri ubwo bukwe barimo abantu b'abasaza, okay nzazanamo inshyashya kuko harimo n'urubyiruko ariko mvangemo n'iza kera, cyane cyane ko ari nazo usanga ari moteri zizamura audience, noneho za zindi blague isa nkaho zijenjetsemo ukuntu ukazikubitamo hagati. Comedy rero biba bimeze nko kwandika arya ni leta ikintu icyo ari cyo cyose, introduction igomba kubipika ni script, noneho hagati ukavangamo ibintu bijenjetse bidasekeje cyane, noneho conclusion ikaza iri hejuru cyane ku buryo bisigara mu matwi y'abantu. Uriya mwana yebana yadukomye, uriya mwana wavuze Yakobo, ukamenya ko iyo blague igomba gusigarana akantu nyine umuntu asigarana akantu. Nk'ubu hari umwana ejo bundi wateye blague ariko abantu bagenda bamwibukira ku mabyi. Umwana wavuze ku mabyi rwose yadusekeje pe, basigaye niyaje kuri stage ngo uyu munsi ntabwo ndi buvuga amabyi, ngira ngo ni Jose. So hari akantu rero usiga mu bantu bakakwibukira ku buryo nta wa wundi wa performinze neza mbere yawe cyangwa nyuma batanamwibuka ariko bagenda bibuka ko hari ikintu wavuze runaka. So kuri njyewe rero nkeka ko ari cyo kintu ndusha abanyarwenya benshi pe, unabirebye henshi nakubwiye ngo ninjye munyarwenya performinga mu bukwe, hari undi wari wabonamo. So nukuvuga ngo ako nako nakarusha, nukuvuga mfite blague zo mu bukwe, blague nshobora guperforminga mu bukwe ku buryo umusaza na wa muntu w'umwana bose babyumvira rimwe, abakire n'abakene, iki n'iki ibintu biba mu miryango za buri category zo mu buzima busanzwe nyine. Se bagutumira mu kukagenda ukavuga showbiz nuza performance yose reka hari abantu batari bubyumve. So ako karusho ngiye nkeka ko nawe ngiye kumentioninga abanyarwenya, ariko nkeka ko ariko kantu ndusha abanyarwenya benshi bituma numva ko uri one step ahead.